ni umwanya w'ikiganiro ivugabutumwa mu bigo byihariye Aumonerie. Ikiganiro Aumonerie ni ikiganiro cy'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR, mukigezwaho n'ishami ry'ivugabutumwa n'ubuzima bw'itorero. Ikiganiro Aumonerie ugikurikira kuri Life Radio 96 FM. Yes, mwamaze kucyumva n'ikiganiro Aumonerie kiba buri wa kane guhera no masaha kuza kugeza na 45. Pastor tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Muraho neza. Turashima Imana, turizera ko nange umeze neza. Natwe turi amahoro, turumva dushima rugira waduhanza akaduha ubuzima. Turashima Imana. Araho madamu na bebe. Madamu na bebe bameze neza. Imana ishimwe cyane. Bari amahoro, namwe ndizera ko bameze neza. Bameze neza cyane, turashima Imana muri rusange. Nekereza ko ufite amakuru menshi muri iki cyumweru, hakozwe ibintu byinshi mu rwego uhagarariye, ari amasepo, hari ibyabe mu magereza atandukanye, ari igikorwa cyabaye kwa muganga, ni byinshi, ariko wenda bafite ubone kwanza ugashima Imana, wamara gushima Imana tukinjira mu kiganiro nyirizina. Data mu izina rya Yesu turagushimiye umugisha waduhaye kugira ngo tugukorere. Waraduhamagaye mwami kandi twaremeye, tugushimiye rero uyu mugisha kugukorera biranezeza. Tugushimiye mwami uyu muyoboro gukorera Imana binyuze mu ivugabutumwa mu bigo byihariye, ariko kandi no kuba dufite amahirwe yo gukoresha ino radio kugira ngo abantu benshi bamenye uyu murimo kandi bawushyigikire. Ubane natwe muri kino kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Pastor, necyeze cyumweru hacemo ibintu byinshi, nagendaga ndeba amakuru ku social media zitandukanye, nkabona amakuru ni menshi cyane. Wenda waducira ku mayange mu bikorwa mwagiye mubasha gukora muri iki cyumweru nino mistambutse, kugira tuze kwinjira nyirizina no kuza alphabet zacu, abantu bazi ko turimo turagenda mu no mwaka. Urakoze cyane Patrick. Tuhaye ikaze abaduteze amatwi mu mpande zitandukanye, haba kuri radio, haba no kuri YouTube. Turashimana yuko ikoranabuhanga turimo turaribyaza umusaruro, ndetse no kuri social media nkuko ayivuze, Facebook, Instagram n'ahandi. Rero tubahaye ikaze mwese. Yes. Hanyuma iki ni kiganiro Aumonerie cya kitorero rya ADEPR. Aumonerie ni urwego rw'itorero rya ADEPR rushinzwe gufasha abanyeshuri n'abantu muri rusange bari mu bigo byihariye ariko bababaye. Nabyo twasanze ari inshingano ziri muri Aumonerie, ariko by'umwihariko no gutegura urubyiruko rwacu ruri mu bigo by'amashuri ya segonderi, tubigisha ijambo ry'Imana, ariko kandi tunabafasha mu murimo w'Imana bakora. Turabafasha mu buryo bw'umwuka, ariko tukanabatera imbaraga mu byo basanzwe bakora mu mashuri ya segonderi ndetse na kaminuza. Rero ni urwego rufite izo nshingano by'umwihariko, kandi dushima Imana ko itorero rya ADEPR ryagize iryo herekwa ryo kutagarukira gusa mu nsengero, ahubwo zikagukira no muri za kaminuza ndetse no mu mashuri ya segonderi ndetse mu magereza. Tubonereho no gusuhuza abantu bari muri gereza zitandukanye baba baduteza amatwi, kuko bagira amahirwe ndetse n'uburenganzira bwo gukurikira radio. Bazi rero ko kino kiganiro kiba, baradukurikira, rero nabo turabasuhuje. Ubwo rero muri makeya uwo n'umurimo Aumonerie ikora, ubwo abari bafunguye wenda ari ubwa mbere batumva ino jambo kiganiro, akurikiranye kino kiganiro ubwa mbere, bumve ko kiganiro ari ikivuga umurimo w'Imana. Kuvuga buriya dufite icyizere yuko abantu iyo bumvise ikintu kigera igihe bakakigira icyabo, bakumva ko kiriho, wasanga ari n'abatari bazi yuko umurimo urimo urakorwa. Buriya hari imbaraga zo kumva, iyo umuntu akunda kumva ikintu kirafata kandi kikaba cyagira umusaruro. Hari n'abatekereza se ko duhora tubona ibiterane bitandukanye
buri itorero ntiryicaye nta kintu ririmo rirakora ariko ririmo rirakora rero iki kiganiro kugira ngo kigano ko byanze bikunze ari cyo itemo rirakora ariko noneho hagamije gifite ibyiciro bibiri kubwira abantu ko ari itorero rirakora ariko no kwereka abantu yuko iki itorero rirakora kiracyari gitoya hakeneye imbaraga za benshi guhuza za mbaraga y'amaboko kugira ngo wa murimo waguke ugere kure n'abandi bataragerwaho nubwo niyo mirimo itorero igenda ariko hatandukanye. Iki cyumweru rero hari byinshi byagiye bitandukanye. Yego twakoze igikorwa cyiza ngira ngo ubwo nyine n'ababyumva bahite bumva ko itorero rirakora umurimo mwiza muri za kaminuza habayeho kubatiza abanyeshuri muri kaminuza Patrick tubahurije hamwe wo muri sepu twavuga yuko ni umuryango w'abakristo cyangwa se w'abanyetorero ba ADEPR baba muri za kaminuza. Hari kaminuza rero hari ya UR Nyarugenge yahoze ari Kiste ndetse n'iya IPRC ya Kicukiro ahahoze ari Eto Kicukiro. Twahurije rero abanyeshuri 15 hamwe hari kuri ADEPR Kicukiro shere dushimira n'ubuyobozi bw'itorero rya hari ryadutije aho dukorera turababatiza. Yes, byumvikane ko ari igikorwa cyiza ariko leta yibaza pasi iyo umaze kubatiza baki muri za kaminuza bakomeza wenda kuhabwa gukurikiranwa n'abayobozi ba SEP ariko nyuma barangije muri kaminuza abantu banitorero leta ribakira nkuko nubundi abanyeshuri bari muri kaminuza bafite amatorero baravuyemo nabo ngabo urumva nta matorero bafite ariko bagenda n'ubundi bafite aho bataha bagahabwa recommandation cyane twibukiranye yuko umuntu ashobora kuva i Rubavu i Rusizi aje kwiga i Kigali akazahaguma nabyo birashoboka nuvuga ngo iyo aje avuye i Rusizi akabona akazi Kigali ubwo yarangije kwiga igihe adasubira i Rusizi akazana i Kigali Nyarugenge Kicukiro hehe icyo akora ni iki nuko aba yarabaye muri sepu zimuha recommandation icyemezo cyerekana ko ari umunyetorero ahagiye hose baramwakira cyane ko ari urwego ruzwi n'itorero nuvuga ngo ni itorero riba muri kaminuza. Nekereza ko byumvikanye cyane n'umusaruro ukomeye cyane kubona aba banyeshuri babwirizwa nabandi kugira ngo bajye babatizwa. Niyo mpamvu dufite umurimo nyine muri kaminuza tukangurira abanyeshuri bacu bakijwe kuko inshingano nyamukuru y'umuntu amenye Imana ni ukubwira abandi ibyiza byo kuba mu Mana. Rero bafite za korali zikore ivuga butumwa bakora amateraniro bavuga ubutumwa kandi iyo bavuze ubutumwa basaba abantu bakozweho n'ijambo kwihana abakozweho n'ijambo bakihana bafite uburyo babigisha ijambo ry'Imana arizo nyigisho twita iz'umubatizo bakabategura bizera bashya bakagera igihe cyo kubatizwa wenda ikibazo cya nyuma kuri ingingo umuntu ashobora kwibaza aba bantu baba babatijwe cyangwa bizeye bumvisha ubutumwa bwiza bakizera abagenzi bababwirije cyangwa abashitsi bavuye hanze ndabizi mujya tujyayo aba bantu babigisha umubatizo capacity yabo yo kubigisha irizewe cyane kubera ko capacity nta rundi rugero umuntu ashobora kuyipimiraho uretse kuba cyambere ubuhamya umuntu yafite ubuhamya ntago ushobora kugira ubuhamya nta kibigutera hari ijambo riba ryaraguhindura ruvuga ngo ubuhamya niyo capacity irenze yindi niba ufite uburyo ubayeho mu buryo bwo gusenga mu buryo bwo kubana n'Imana mu buryo bwo kubana n'abandi warahindutse ibyo byonyine no kwigisha umuntu urwo rugendo wanyuzemo rwo guhinduka birahagije bihinduka ubuzima hanyuma kuri parti y'ubumenyi bundi ya Bibiliya inyigisho rwose ibyibanze bababizi cyane ko noneho by'umwihariko muri SEP n'abantu bo muri kaminuza bashobora barasoma gakora ubushakashatsi ndibuka nanjye nigira uwo murimo kubatizwa cyangwa kwakirwa cyangwa gute nabonaga hari abantu babava mu madini n'amatora atandukanye bafite ibibazo bikakaye bikomeye icyo wamenya nuko Patrick yuko ibintu byose umuntu ntayemenya umunsi umwe nta nuga yemenya ukwezi kumwe yamaze imyaka 16 mbatijwe ariko hari byinshi ntazi hari ibyo papa wanjye amaze imyaka 44 ari pasteur akijijwe ariko hari byinshi atazi rero hari byose ntago wabimenya ariko iby'ingenzi ni kimwe Paul yavuze ngo tumenya hagace iby'ingenzi bishobora gutuma ubaho ubuzima bwa Kristo ntago bigoye kubimenya ntibisaba n'igihe kinini nyuma yo kubatiza abantu hako hari ikindi gikorwa byagiye bitandukanye ubwo ni mu kiciro cy'abanyeshuri bo muri kaminuza ariko kandi nkuko Aumonerie ikora no mu bitaro
twagize umunsi mukuru w'abarwayi ku cyumweru wabere hariya muri CHK bawita CHK International Patient Day. Umunsi mukuru utegurwa n'ibitaro wo kwizihiza kutaramira abarwayi guha agaciro kubereka ko ndetse no kubafasha ni igikorwa rero gitegurwa n'ubuyobozi bwa CHK ubuyobozi bw'ibitaro umuyobozi bukuru w'ibitaro yarahari Dr Theobald kandi n'abafatanyabikorwa bose abapadiri babahari ababikira babahari ariko by'umwihariko itorero ryacu rya ADEPR naryo ryari rihari nakubwira yuko regional umujyi wa Kigali yari yitabira umuhango na Aumonerie wa Nyarugenge Aumonerie yari hagarariwe umushumba w'akarere ka Gasabo yari ahari urumva korali Besaleri yari hari groupe zacu muwe abaragwa zihari ADEPR yari hagarariwe ariko kandi ntago ari ukugenda gusa tukabaririmbira n'iki dutanga n'inkunga itorero rya ADEPR ryatanze inkunga ifatika ni ikintu twakwishimira inkunga ifatika miliyoni 550. Wow. Uvuga ngo ADEPR yatanze 500 ururembo rutanga 700 ikintu gitangaje nuko Besaleri ubwa yatanze 300 noneho nk'ahantu habereye igikorwa mu karere ka Nyarugenge paruwasi ya Nyarugenge nayitanga 50. Rero urumva ko iyo buri umuntu yatanze amafaranga bivuze agaciro abahaye igikorwa umuntu ashobora kwibaza wenda yumvishe uno munsi mukuru w'abarwayi wumva kuri radio wumva ariko akibaza ishusho yabo bimeze gute bisa gute ni umunsi ubugamije ni barababyinira amatora abyina barabaririmbira uvuga ko abari impano zitandukanye ibirori gususa abarwayi no kubereka yuko nubwo bari mu bihe byo kuba batorohewe abazima babitayeho kandi babatekereza ari nacyo kintu dusaba abantu bose bateze amatwi nuko niba uri muzima we kwinjoyinga we kwishimira gusa ubuzima ufite ahubwo ugera igihe unatekereze yuko hari abandi batarimo barishima nkuko wishimye niba hari icyo gukora ugikora rero turashima cyane itorero rya ADEPR ko rimo rirabikora neza bivuga ngo buri umuntu waguhaye umwanya we abakoze ikintu gikomeye niba regional yarahana bivuga ngo umujyi wose wa Kigali ADEPR yose yari hari mu mujyi wa Kigali ngo nukuvuga bihaye agaciro niba akarere ka Gasabo kari gahari niba korari nuvuga ngo itorero rya umwanya batanze ni ikintu cyerekana yuko byukuri ADEPR itekereza no kubarwaye noneho iyo umuntu agwaye umwanya abagwaye agaciro ariko noneho iyo umuntu akoze ku mufuka akareba mu butunzi bw'akaguha ni ikindi kintu gikomeye cyane kiba kigaragaza n'urukunda gukunda ari umuntu watubwira ati mu buzima ikintu kigaragaza ko umuntu akunda indi biterwa n'umwanya yamuhaye rero umwanya abayobozi bacu bafashe bagaha abarwayi kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga yarabanje irakundira atanga nuvuga ngo yaje kubana natwe Yesu ariko aranatwiha atanga ubuzima bwe ku bwacu nyuma y'iki gikorwa cyawe CHK tunashimira ibitaro bya CHK guteka kino kintu nekereza ko ni gahunda ikunda kwa mu bitaro bitandukanye ko CHK ifite umwihariko igihora kiba buri mwaka ndetse CHK usanga hari konti ihora iriho ishinzwe kuba yajyaho ubufasha wese yaba yafite kugira ngo afashe abarwayi akaba afite urwa social yo kugira ngo wese ufite ikibazo wabuze ibyo imyambaro ubuze iki agira habariza nekereza ko twashimira ibitaro bya CHK pasa tukabeshimira cyane kandi abantu rwose bateze amatwi batekereze rwose abantu mu bitaro utarahagera ngo wumve ibibazo bihari ushobora kumva ko ari ibintu byoroshye ariko hari abantu bababaye naho nsomeje ubundi ku makuru yuko hari imiryango hari abantu bitaro byashyinguye bagera kuri 80 niba ntibeshye babuze imiryango yabo bapfuye baburubashye batanga itangazo haburuwa urumva ni bwa bushobozi bitaro bikeneye ngo umuntu nagera ahantu apfa nakabura n'umushyingura nuvuga ngo ibaza igihe cyo kurwara ibaza uko byari bimeze uko yarameze numvise ari bimbabaje cyane nuvuga ngo abagira neza abantu muduteze amatwi mu mutekereze by'ukuri ushobora no kuhaca ukareba ushobora no kutubaza ni gute nafasha ariko byibuza bene wacu unavuga ngo ni bene wacu uko ejo ni ngewe ejo ni muvandimwe wanjye ari watubwiraga ngo ejo ngo hariya ni mu rugo abantu barahasangiye uyu munsi buri muzima hashira kanyu kwisanga ari huri rero byaba byiza nawe utekereje kuba ariyo kuko icyo biba ugisarura ni nko muri gereza icyo tujye no kuri gereza rero gereza aho n'umurimo wakozwe mu bitaro dushima Imana ko itorero rya ADEPR ryagize icyo rikora muri gereza naho twakoze umurimo ku cyumweru twarabatije abizera bashya muri gereza ya Mpanga hariya i Nyanza
naho mwabatijemo bangahe? twabatije 14 twakira abandi 2 ndetse twanabashyiriye batiseri batirizo twabateye inkunga mbega y'ibyuma birumvikana. Batiseri nuvuga ngo ni ikintu cyo kubatirizamo okay. ngo ubundi biragoye kubona nyine muri gereza Yorodani kuko ntabwo basara ngo bajyane ahantu runaka, ariko hariyo twari dufite hano i Kigali twarayitunganyije neza dushimira abaterankunga baduteye inkunga. Hari umuntu wumvise umurimo dukora aduha amafaranga yo kuyisana tugira neza turayibashyira. Hari n'undi urimo uzadutera inkunga yo gukora iyindi noneho izakorera imageragere. Nuvuga ngo rero turashima Imana cyane kugabano Imana igenda ikora ku murimo w'Imana. Base ni iki kintu nafasha muri gereza rero nk'uyu nguyu yaduteye inkunga kugira ngo mubatizo ugende neza, wagenze neza. By'umwihariko dushimira na Pastor Philippe wavuye hano akagenda gukora umurimo. Bivuga ko ari we wakwikorwa cyo kubatiza hari yarabatije ariko hari kumwe n'umushumba w'akarere uvuga ngo n'itoro ry'akarere ryari hari, Aumonerie w'akarere yari ahari, yajyanye n'abahanzi Stella yari ahari n'undi muhanzi wa Sonia. Uvuga ngo bagiye bataramira. Ni ikintu kiba ari ikintu gishimishije cyane. Fast iki kintu kirashimishije cyane kubona itoro rihaguruka rigahagurutsa aba bayobozi mu nzego zabo bakajya muri gereza hari yakureba abantu bakabita bakabaha umwanya bakabatiza bakabaganiriza. Nekereza ko buri wese agomba kugishimira cyane. Buriya abantu nyine ntago, niyo mpamvu dushimira Imana amahirwe yo kuvuga ibi. Abantu wenda barema inkuru gusa mbi za ADEPR, ariko ADEPR ibintu byiza irimo gukora kandi bifatika mu muryango nyarwanda. Rero kuba abagororwa bitaweho ni ikintu cyiza. Ngira ngo no ku cyumweru Patrick tuzajya imageragere naho azayikorwa cyo kubasura. Kandi ikintu gishimishije nuko ntago tuzajyana korari cyangwa ikindi, ahubwo na abantu bawumvise uyu murimo barihuza. Reka nkubwire yuko abo bantu ntaranababona Patrick. Ntago ndababona, ntago tuzi. Kwa kundi dutanga nimero za telefone, bumvise umurimo dukora bariorganiza, bagura ibiringiti, bagura isukari, baguze inkweto, bagura biswi z'abana, isukari. Turashaka kuzagenda gusura abo bantu. Ubu cyumweru nzabajyana. Reka tubwire n'abantu ko iyo abantu bagiye hari muri gereza gufasha abantu bagiye barimo, wenda usa naho wongera gusa naho winjiramo in deep usobanura ubuzima bwa kuko harimo ababyeyi, harimo abana barahavukiye bakeneye pampers, harimo ibintu byinshi bitandukanye bakeneye amata. Ubuzima bwarabusa gute kugira ngo n'utwumva ufite uwo mutima n'iyi groupe n'abandi bashaka kwihuza bamenye n'iki bakeneye bimeze gute. Wowe ukunda kuba hari kenshi ujya gusura. Nzakujyana urebe by'ukuri umuntu ageze muri gereza agira agahinda. Birababaje kubona abakecuru Patrick bari muri gereza, abasaza rukukuri bari muri gereza, kubona abana bariyo n'abana batangije imyaka 3 babana na ba nyina barabyariye aho havukira abagenda ari batoya bakabana na ba mama mu buzima bwo muri gereza. Kubona abantu b'abagabo bambaye ubusa, donc imyenda yacitse yabashiriyeho, habaho ubuzima bababaye. Hari abantu bibaza ko iriya myenda ya impuzangano zabo wagira ngo bazi ko abantu bazambara igihe cyose, ariko nekeza ko bazambara ko basohotse hanze. Iroza niryo hanze, indani n'ibindi. Iroza ntago bayambara indani, bambaye imyenda isanzwe. Nuvuga ngo iyo myenda wambaye wowe udukurikiye niyo wabambaye. Nuvuga ngo ushobora gufata muri mike ufite ukayidwa tukabashyira ukambika umuntu uri muri gereza na wakumva uko yese agira. Yes. Ikindi kandi wenda hari cyo rimo nekereza pasta nibaza aba bana baba bari muri gereza, abana ba mama n'ababyeyi babo bamwe barahavukiye abandi bagiye ari iminja bakomoka ubuzima, mubarera gute kuko basho no kuma afite ibikomere. Uno mwana ukure muri ubuzima atabigeze mu ruhare akaba victime y'iki kintu. Ese hari campaign ishinzwe ku counselinga kugira gute iki kintu cyo mugikoraho gute pasta? Dushimire cyane RCS. RCS ni urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa. By'ukuri igihugu cyacu ni igihugu kidasanzwe, ni igihugu gifite umwihariko wo kwita ku burenganzira bw'abantu. Rero no muri gereza uburenganzira bw'abantu barimo bwitaweho Patrick. Uvuga ngo kuba abantu bafunze ntago ari ntayicwa rubozo, ntago bakubitwa, nta kibazo. Na hantu baba bahebashyize kugira abagorore bitewe n'ibyaha barakoze. Uvuga ngo abantu iyo bari muri gereza barakina, bareba televiziyo, bareba bumva radio, barasenga, bafite nyine ubuzima bwabo. Uvuga ngo rero uburenganzira bafite. Noneho
kandi habaho n'ibikorwa byo kwita ku babaye baravurwa ariko nk'aba bana rero nicyo nari ngarutseho inshingano za gereza zirabafasha ntabwo bashobora kurya ibigori bagerageza kubafasha kubahindurira kubaha umuceri n'iki ariko kandi niyo mpamvu iyo tugiyeyo tuvugana n'ubuyobozi bwa sociale baratubwira ati abafatanyabikorwa mufite ikintu kinini mwakora kuri bano bana muka izo za pampex wavuze bibero n'ibindi byinshi byose amasukari igikoma iyo tugiye tuba tuzi ko tugomba kugira icyo dukora kuri abo bana kugira tunganire ubuyobozi bwa gereza niho nyine abafatanyabikorwa bazira no muri gahunda zo zitandukanye za leta ntago byose yabikora ariko amadini abagira neza imiryango si ADEPR yonyine ibikora za Gereza zirabikora n'amandi madorero abafatanya ibikorwa nicyo bakwiye gukora niyo mpamvu natwe tuvuga ngo abantu baze dufatanye kugira ngo dufashe aba bantu rero nk'aba bana tuzabashyira amasukari za biscuit tubashyira ifu y'igikoma tubashyire inkweto abakecuru badafite ibyo bambara tubashyira inkweto tubafashe nyine n'ibi biringiti uko Imana idushoboje rero dukora ubuvugizi kugira aba bantu rero batwumva bakabihuriza hamwe tukabejyana ku cyumweru gikurikiyeho ikindi kuri 24 abagore bahariya kuri international Nyarugenge nabo bishyize hamwe bazagenda noneho by'umwihariko gusura abagore bagenzi babo bari muri gereza y'amageragere bari muri gereza babashyire nabo imfashanyo urumva ko ari ikintu itorero ririmo rirahagurukira cyiza cyane yes hari ikintu mu biganiro tumaze dukora tuvuga cyane kuri amagereza atandukanye numva kenshi gereza y'amageragere igarukaho cyane yego Gereza y'amageragere igarukaho cyane ariko siyo yonyine siyo yonyine nk'ubu ngubu Gereza ya Rubavu naho niho nayengiye kuvuga twatuvuze ya Nyanza twagiyeyo dukora umurimo w'Imana ariko ni ya Rubavu twagiyeyo dukora umurimo w'Imana Kristo bari ya Rubavu bakusanyije inkunga y'imyenda ariko n'ikindi gikorwa cyiza bakoze kuko hari umurimo w'Imana ari za korali bakoze fundraising aho kubagurira ibyuma yes wenda mbere ko tuza gukomeza tuza no kwakira ibitekerezo byabo muduteze amatwi turi mu kiganiro Aumonerie aho tuba tuganira kuri byinshi bitandukanye muri urwego rero na Pastor Ndayize Emmanuel n'urwego rushinzwe ivugabutumwa mu bigo byihariye harimo kwa muganga harimo ndetse no muri gereza aho no kujya bagafasha abantu bagiye barimo harimo ndetse no gufasha abanyeshuri ba sogona za kaminuza kubafasha mu kubarira mu mwuka cyangwa ivugabutumwa ariko kandi no kuba banagera mu bigo bindi byihariye bya leta bya gisirikare na polisi kubaha hari icyo bitaga nk'amasakaramentu cyangwa kubaha ibikenewe by'umwuka kubagezaho ibyo nyine bakeneye harimo kubabatiza n'ibindi byinshi guhabwa ibyemezo bakabafasha rero ni ikiganiro cya buri wa kane guhera saa 11 kugeza saa 11:45 mu kanya gato turadukomeza tunabanye kuri telefone ariko mbere ko twakira abantu hari alphabet tugenderaho haza alphabet zacu ibi byose bigenda bikorwa ariko hari guhuza hari ibibare yakozwe hari za alphabet dufite wenda wazigarukaho yego Patrick twatuvuze icyiciro cyo gufasha abanyeshuri icyiciro cyo gufasha no muri gereza ikintu cyo gufasha no mu bitaro ariko no hari icyiciro cyo gufasha abantu batishoboye bababaye kurusha abandi noneho abo ngabo kubera ko ntago bo tubazi ntidufite aho tubasanga ana abarwayi tuba turi basange mu bitaro abagororwa tuba turi basange muri gereza abanyeshuri tuba tubasanga mu bigo by'amashuri ariko uyu muntu uri Ingororero uri Rutsiro uri Kigali uri hehe ubabaye ufite ubuzima nta handi twamukura rero iki kiganiro cyabyaye iyi programme yindi y'ubuvugizi kugira ngo noneho ubwo dufite micro tuvugire aba bantu bababaye abantu babaye rero nibo twashyize muri kategori ya C ya C nuvuga ngo abantu babaye ku abandi bari muri kategori ya C noneho twebwe dukora ubuvugizi cyangwa se n'abandi bantu bagerageza kuba hafi ubwo harimo ya magurupe n'abandi bantu bari mu cyiciro cya B noneho hakaba n'icyiciro cya A cy'abantu by'ukuri Imana yahaye umugisha afite amafaranga bafite ubushobozi kandi afite ku mutima w'abantu kugira ngo babashyigikire ariko noneho abo ngabo bo mu cyiciro cya A bashaka kumenya abo bantu bo mu cyiciro cya C kugira ngo bafashe nta bundi buryo ko bamenya rero ba B nibo baba bazi ba B nibo baba bakorana nabo nibo bahinduka ikiraro kugira ngo wa muntu anyuzeho agenda aba yamugeraho hari ba C waba warigize wongera kwakira tuheruka dufite C wahara mu majyepfo amakuru ye nayahe Francine ameze neza ariko si we nyuma haje abandi benshi dushimira by'ukuri kuko twakwibutsa n'abaduteza amatwi uburyo ubuvugizi bukorwa icyambere nuko se umuntu ufite ibibazo bibabaje ni umuntu nyine
cyane cyane ufite uburwayi ari ntaho nikora abo ngabo byo urumva umuntu urwaye ari ntaho nikora nta akeneye abantu bamufasha ariko noneho hari igihe wenda ataba arwaye ariko afite ubukene bundi bukomeye ku buryo nyine umuntu ashobora kubyumva kumva ari ikintu kiri ku rundi rwego. Abantu benshi bagiye bamamagara koko bakennye ariko nkumubwira ati rwose urakennye ariko ntago ari wowe priority, ntago ari wowe wihutirwa. Hari abandi bakennye cyane kukurusha. Nanjye rero hari abantu bambwira rero abantu cyane tuzajya dukorera ubuvugizi n'abantu nyine bari mu cyiciro kibabaje, wa muntu nyine uri mu buzima bubabaje. Abo rero tubamenya gute? Tubamenya ubwabo batwibwiriye. Twatanze nimero za telefone ngira ngo turaza no kuzisubiramo, MTN na Tigo na WhatsApp aho bashobora kwanyura kugira ngo wenda baze no kujya. Wowe uri muri icyo cyiciro uri mu buzima nyine wumva ko dushobora kuvuga hano kuri radio koko abantu bakavuga ati uyu muntu ni se. Ariko tuze no bwira naba baguhamagaye cyangwa baduhamagare. Keshi numva nago bakunda kubivuga, so niyo mpamvu nyine twe tuzatuvuga se hanyuma awe amenye se uko amugezaho niba koko ari we se atekereza kuko hari ikibazo umuntu akavuga ati ntago ari uwo nguwo agategereza kesi izatuma koko afata mufuka agashyigikira. Ariko kugeza isaha abo twakoreye ubuvugizi bagiye babona ba A na ba B babafasha. Ubwo rero inzira niyo, wowe ufite ikibazo mumva koko ari ikibazo ushobora kuvugira hano kuri radio, abantu bagakorwa ku mitima bakagufasha uratubwira. Cyangwa se ushobora kuba atari wowe ariko uzi umuntu uri muri iyo situation, urabyuka mugoboka twagiye tunamushango turebe ko yaza akadusobanura byimbitse. Ariko nawe yatubwiye ba se yavuze case y'abana ababyeyi bataki kumwe n'ababyeyi. Umubyeyi umwe yishwe n'umubyeyi wundi, uwo mubyeyi wishe ajya muri gereza, umwana arapfa undi ajya muri gereza, basigara ari bonyine, babiri bakuru birabarenga bajya mu muhanda. Ubwonko nyine bugira ikibazo, bagira ikibazo cyo mu bwonko. Nuvuga ngo rero nk'uwo yatubwiye ntago arabidusobanura neza ngo amenye ko tumenye uburyo twabakorera ubuvugizi, ariko nitumubona azaza atubwire uko bimeze, abantu tubahe urubuga kugira ngo bagire icyo bakora. Uvuga ngo wowe ushobora kuba uri B ukabona situation y'umuntu cyangwa se case y'umuntu igoye, ukaba watubwira ati no muntu mumukorera ubuvugizi, abantu ku isi hose bagira icyo bakora. Cyangwa se wowe ubwawe ukivugira ukavuga ati ngiye mfite ikibazo nkuko Elise yabikoze. Cyane ko icyo kiganiro cyumvikana ku isi hose, ushobora kutwunyuza kuri tunoni warangiza ukumva ikiganiro ukaba nawe wagira icyo ukora, utwuba mu gihugu urimo ushobora kugira icyo wakora kuri abantu. Ariko mbere ko twakira amatelefone nabo bagende bagiye icyo bavuga, tuza no gusaba dutanga nimero za telefone barashobora kuba bababonaho kugira ngo koko yaba A yaba B yaba C abone ko muvugana. Bibiliya ubwayo pastor ivuga iki cyitwa gufasha, kuko tubivuga hano ajyana ibintu byo guhimba byo kuvuga twisha. Bibiliya ifite ikivuga ku cyane no gufasha. Urakoze cyane. Nanzi ko ngiheraho nandi kumwe n'umuvandimwe dukorana na Pastor Jean Paul Senes, dukora mu biro by'abafatanyabikorwa. Turimo turavuga iki kintu cyo gufasha. Ambwiye ikintu gikomeye, arambwiye ati na Yesu yari afite ministeri ebyiri. Yari afite ministeri yo kwigisha ijambo ry'Imana niyo gukiza. Nuvuga ngo Yesu na ahantu uzamubona avuga gusa, yaranakizaga. Arambwiye ati pasiteri umaze gukiza bangahe? Nuvuga ngo ubu gukiza ntago gukiza ari ukuzura wapfuye cyangwa se n'iki, kuko yari Imana igihe cyose yabishaka yabikoraga. Ariko ubu ngubu ushobora kugura umuntu mituwele akifuza agakira, kuko ubu dufite tekinoloji umukijije. Nuvuga ngo kirazira twese tuvuga ngo rwose ministeri yo kuvuga ihagarare, tuvuge tunakore ministry ya healing nkuko Yesu yabikora. Ndavuga ati kabisa preach it pastor. Nuvuga ngo ubu ngubu kirazira kikazirwa abantu bavuga batagira ministry ya healing, ntabwo barakora icyo Yesu yavuze. Nta nubwo aribo baragida mu cyenge cya Yesu. Yesu yaravuze he did a ministry of word and healing. Ngo yaravugaga akanakora akanakiza. Nuvuga ngo niba uvuga gusa abantu inzara ibishe utabakiza iyo nzara, utabakiza ubwo burwayi, nta kimurakora mu izina rya Yesu. Wihane. Amen. Amen. Uyu muntu ashobora kuvuga nawe kandi akaba afite kuvuga wenda ari cyo ako kanya ari cyo afite, kandi wabwira akeneye gukira. Wewe turamutwara Patrick rwose niba kambisubiremo nayo ndo mushumba, niba nta kibo cyo gufasha gihari
hari ikibazo nuvuga ngo ndavuga ubutumwa dutanga amaturo n'icyacu byo gushyigikira umurimo w'Imana ariko hagomba kuboneka n'ikibo cyo gufasha abantu bababaye abarwaye abakene kubera ko iyo ministry ya healing igomba kuba niba nta abantu abatubana nabo batagira mituwele ntago tuba turakora umurimo wa Kristo tugasengana hari cyanditswe kivuga ngo idini yigizanire gira gute pastor byo gudifasha imfubyi n'abapfakaje n'abari mu bibabaro noneho sasa Yesu naravuga ati hari abantu bitwa intama n'ihene intama ni babandi bari ngo Yesu yari arwaye baragira gute baramusura bari mu nzu y'imbe baramugemurira yarambaye ubusa baramwambika ruvuga ngo abo ngabo ni Yesu avuga ati muze mwege nimwe mwabikoreye bari abatoniye mwabikoreye uvuga ngo kuba tutemo turabikora hari Yesu uri muricwa n'inzara tureba uvuga ngo n'inshingano tureba nk'abakristo nta kindi kintu ntago twabyiyambura twabyirengagiza ariko biratureba uvuga ngo iki kiganiro rero icyo kimo kirakora n'ukubwira abantu please twarakishijwe ibintu byo kuvuga gusa tudakora tudafite ministry ya healing ntago ari byo ahanga tugake cyane ku makorari tunabashimira cyane n'ama ministeri n'amagurupe atandukanye ndetse n'abahanzi bagerageza gukora bagafasha bakajya muri Gereza gufasha abantu turabashimira ariko kandi ministeri y'amagambo that's fine ni byiza abantu tuvuga ubutumwa bakizwe ariko niba nta ministry ya healing hariho akabazo rero reka nabahaguruke muri za album bakora hafite album ya mbere dufite 2 dufite 3 dufite 10 dufite 100 ariko waba ari bikorwa bakoze bijyanye no gufasha healing cyangwa gukiza ugasanga bafite navuga isheke cyangwa nago bihagaze neza aba bantu babwira iki pastor nkubwire Patrick abantu barabihiwe ubu ngubu kugira ngo abantu baryoherwe nuko umwereka ikintu gifatika wakoze niba ubwirije umuntu ashonje ukahava nta kintu ukoze kandi akubona ati Yesu agumugisha azakubwira ati Yesu agumushaka akavuga ati aza mu mutima ati nta kintu ukoze nuvuga ngo ariko nuza ufite ibyo kurya uzavuga ijambo ryumve hari ijambo Yesu yaravuze ngo numutizezwa n'ibyo mvuga muzizezwa n'ibyo nkora urumva hari umuntu udakeneye kumva amagambo menshi umubyanditswe byinshi umubwira mu mbaraga nyinshi z'umwuka ufite ni byiza pe ariko nekereza ko hakenewe gukora umufuko ukavuga tuno muntu araburaye arashonje yabuze itike reka njye ariko kandi turabitwara gute n'abanyamitwe kugira ngo n'umuntu amenye uko afasha hari abantu nigize ko ndano ku rusengero hamwe masanga umuntu umwe w'umumama ubona uri mu buzima bugoye yaravuye i Kongo hari n'aha mu Rwanda turahura nari mvuye hano mu materaniro arangije arambwira ati nabuze pastor yari yambwiye ngo tuzavugane ejo naje nahangaha naho n'iki kibazo kimeze ukuntu nguko nabuze uko nsubira iwacu muri Kongo arangije arambwira ati nkeneye itike ati nanga yase ni 3500 nza kuza kubikoza umwe mu bayobozi baho ngaho ariko numva nagabishikira anyemeza ko nabyumvise nkora mu mufuka muhaye amafaranga aragenda ariko nanjye ubwanjye arangaya ati arakwibye none tubuza kwibirwa n'ikigo ngo n'umuntu amenye ko Patrick you have to be careful ibintu byose bikorwa muri ordre muri gahunda yes ntago ngiye twahora no mu muhanda ntapanze kuguha amafaranga nyaguhe mfite ibyo nateguye yego n'abakristo bagomba kugira ubwenge ntago kuvuga ngo mfite amafaranga bivuga ngo ndayaguha icyo mvuga niki muri gahunda ukora ese wateguye gufasha aba kandi Yesu avuze ngo abakene muzahorana ntago nk'abantu bampamagara ngo tubakorere ubuvugizi uvuga ngo ntago ngomba kuvuga ngo ko wabimbwiye gusa ngo mbivuge ngomba kumenya gahunda niba koko ukwiriye gufashwa niba ukoreye gukorerwa ubuvugizi kuba rero utafasha umuntu nta cyakoze ariko kuba udafasha ni ikibazo ese koko yego ntumufashije ko yako ntibiri muri gahunda ariko ufite abo wateguye ese muri pasi hari abo wafashije mu gihe cyose uvuga ngo iki kibazo si uko uriya muntu wo ku muhanda utamuhaye oya ikibazo ni uko ntawe wigeze upanga guha muri uku kwezi ngewe niba napanze gufasha abantu babiri cyangwa niba napanze gutanga 500 muri budget yanjye mu gufasha nta kibazo niba naratanze nta kibazo nimara n'umuntu sinamubwire sinagire gute siniki nta rubanza mfite ko ikibazo ni kimwe ese mu byo dukora dupanga gufasha yes niba rero umuntu aje abantu bamufashe ntituci urubanza niba ibintu byose bigomba gukorwa muri gahunda ahubwo ikibazo gihari nta gahunda abantu abakristo ku giti cyabo
amatorero agira. Yes, ntekereza ko abantu baza kugenda babyumva. Turi mu kiganiro Aumonerie, nitwa Ndamukunda Patrick na Pastor Ndayizeye. Turimo turaganira ku gufasha mu rwego rw'ivugabutumwa Pastor Ndayizeye ayobora. Twaganiriye byinshi, azarufa bidufite, twaganiriye imirimo yagiye ikorwa yaba muri gereza, yaba kwa muganga, yaba no mu mashuri atandukanye, ndetse n'izi alphabet zacu. None ufite igitekerezo, hamagara kuri 0725 3922228 0725 abo nakoresha Tigo MTN, hamagara kuri 0783 ushobora no kwandika ubutumwa bugufi ukareza kuri 0728 kuri Facebook urebe Ndayizeye Emmanuel cyangwa Ndamukunda Patrick usonyeza ibitekerezo. Turakwakira, reka twakire ngo pastor. Allo. Niriwe. Muraho neza pastor. Patrick nawe nagushoje. Urakoze cyane. Ni Barto zari Gikondo. Rero hari ikintu mwari muvuze ku matorero. Kiriya kintu gushyiraho igiseke cyo gufasha abarwayi. Kiriya kintu usanga gifasha, ugasanga gifashe nk'amatorero nk'abakristo, ariko buriya abayobozi b'amatorero ntabwo abakristo babyibwiriza. Ahanini abayobozi b'amatorero nibo bagakwiye kubigiramo uruhare. Hano iwacu sejemu bitanzeho urugero, hari gurupe isura abarwayi sashika ndetse n'ibitaro by'Inyamata. Dutanga ituro ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi, bakazagemura 3 mu kwezi. Rero umushumba wacu yaraje asanga ashyiraho indi minsi nanone amasengesho yo kuwa mbere no kuwa kane, nabwo icyo giseke kijyaho. Iyo ni iminsi yongeyeho. Rero nk'abayobozi nibo baba baturebera imbere bakadutekereza, bakabishyira abakristo nabo bakabishyira mu migambi. Umukristo we azaraza akaza amaterano, ntabwo yakwibwiriza avuga ngo nibashyireho igiseke, ahubwo nk'abo bayobozi b'amatorero bo batureberera barebe imbere, bashyireho icyo giseke, abakristo bazabikora. Igitekerezo cyawe kirakira, Imana iguhe umugisha bataza. Urakoze cyane. Reka twakire n'uyu nguyu. Allo. Ise agenda, hari unyandikiye ubutumwa kuri message, rwandika warize kuri 0728 aravuze ngo Yesu ashimwe Patiri, nsuhuriza Pastor Ndayizeye. Abango nitwa Emmanuel ndi Ikayonza, ati byaba byiza habayeho kubikangurira cyane ibiganiro bikiyongera kugira ngo amatorero abashe kubyumva kandi habe n'amahugurwa yo gufasha. Igitekerezo cye buriya wenda ndakeza ko cyumvishe. Reka twakire uyu nguyu. Allo. Oye. Iriho. Namushimye cyane. Amina. Urinde uraganaye. Nitwa Gereza ndetse kurweseho. Ndishimye cyane kuba ikiganiro cyiza mwateze uyu munsi, kirafashije cyane. Numvise ko Yesu yigishaga neza akanafasha byatagakiza. Ni byiza cyane, nanjye numvise ko nshimye kuzajya mbikemura, kandi ADEPR mukomeze zonga cyane, ndabakunda. Urakoze cyane Deo. Urakoze cyane, reka twakire n'uyu nguyu nawe. Turakira umuntu umwe cyangwa babiri, undi tuza gufata umwanya wo kuba tunasenga. Mbere ko tunamwakira pastor, wenda wahita unatanga nimero zawe, aderesi umuntu yakubonaho kugira ngo babandi bitwa se twagiye tuvuga, ndetse n'ababe bashaka kumumenyana kugira ngo tumenye ibikorwa byabo bagenda bakora, tube twashobora kwenda bagira inama. Ariko naba bashaka kuba bavuga ati ndangira umuntu ushaka wase ushaka ko namufasha, yakubona gute? 078 078 5 5 6 17 yampamagara cyangwa akanyandikira kuri iyo nimero. Ntiza ko twakira n'umuntu wanyu mundi dufata umwanya ugira icyo uvuga tunasoza. Turakwanya mu telefone, niba uhari tuze kuba tugana ku musoza. Allo. Oui. Jya kuri radio yawe cyangwa uyifunge inshuti. Reka dusoze kuri uyu pastor, wenda wagira icyo uvuga ubutumwa watanga uyu munsi, ubundi ugafata wenda mu munota umwe ugashima Imana ukabasengera.
icyo twabwira abantu ni ukubashimira uyu murimo kandi nk'uko abivuze umwene data wa Kayonza ni uko gukangura n'icyo kino kiganiro kiriho ni ukugira ngo abantu bamenye yuko Yesu yadusigiye umurimo wo kubwiriza abantu ngo bahinduke, ariko imirimo wo kubwiriza uri mu buryo bubiri: kuvuga amagambo ibye Yesu, umugambi w'Imana, abantu bakamenya umugambi w'Imana, ariko no kuhindura ubuzima bwabo, kugira icyo dukora ku buzima bwabo, cyane cyane abababaye. Rero iki kintu cyo dushaka kugira ngo twimakaze kandi tuzi ko Imana izadufasha. Tunashimira abamaze kugira uruhare gukora uno murimo, dushimira Aumonerie mu mande zitandukanye badufatanya, kuko turi itsinda rinini ry'Aumonerie. Imana ibaha umugisha, ariko kandi tubabwira yuko kino kiganiro muzajya munagikurikira kuri YouTube, kuri channel yanjye nkoresha Ndayize Emmanuel. Ubwo tuzatukishyiraho kugira ngo niba wagikunze ube wagisharinga n'abandi. Ushobora no gutanga comment. Yego, kugira ngo turusheho kumvikanisha. Hari abantu bashobora kuba bacikanywe, ariko noneho ejo mu cyumweru gitaha ikindi gihe ukumva ibyo tugenda tuganira. Niba wumva hari umuntu ushobora gushishikariza kuri uno murimo, ukaba wamuha iyo link, hanyuma akumva ibi biganiro n'ibitekerezo abantu baba batanze. Ngira ngo kuva muri no minsi turabafasha. Iki cyumweru kiraba cyagiyeho. Ntekereza ko nibyo twagiye tutambutsa mbere nabyo zagenda bicaho kugira ngo abantu babyumve. Ntacyo bitwaye no wafata umwanya ugashima Imana wenda mu munota umwe. Mwami Yesu tugushimiye umurimo mwiza waduhaye wo kugira ngo dukomeze umurimo Yesu yatangije wo guhindura ubuzima bw'abantu, tubamenyesha umugambi mwiza ubafiteho kubaha ubugingo, ariko kandi tunakiza ibibazo bafite, ibibazo by'uburwayi, ibibazo by'ubukene. Mwami, dusengeye bene data bari muri gereza, Mwami, kugira ngo bahe kwihangana mu buzima butoroshye. Abakora umurimo wawe komeza kubaha imbaraga zo gukora umurimo wawe muri gereza zitandukanye. Dusengeye bene data ari mu bitaro, badafite imibereho, badafite ubuzima bwiza, barwaye ubakize, ariko kandi nabare badafite kigemurira, badafite kirwaza, ubiteho. Dusabiye umugisha Mwami amagroupe adasanzwe akora uyu murimo, dusabiye amakorali, dusabiye abantu ku giti cyabo bafite ku mutima gufasha abababaye. Mwami, ubaha umugisha kandi akomeze gushyigikira n'itorero ryawe muri kino gikorwa cyiza rikora. Bane natwe muri byose muno murimo, umugisha baduteze amatwi mu izina rya Yesu. Amen. Kuko izibukwa sinshidikanya, erega izibukwa, kuko Imana yacu itibagirwa. Igihe kimwe hariho umuntu yakundaga gufasha uko abishoboye. Yaje gufata umwana aramurera, igihe kimwe hariho umuntu yakundaga gufasha uko abishoboye. Yaje gufata umwana aramurera, nuko kera kabaye wa mwana aterwa iteka n'Imana. Ikiganiro cy'ivugabutumwa mu bigo byihariye ni ikiganiro cy'ishami ry'ivugabutumwa n'ubuzima bw'itorero DEV. Ku bindi bisobanuro andika ubutumwa bugufi kuri 07 22 12 29 76.